reka nanjye mbasuhuze nizera ko mumeze neza aho muri hose kandi mukomeze kugubwa neza nanone aho muri hose. Ndabashuje cyane ni MC Mbahe Cyansi. Nje rero kuri gahunda Studio TV nk'umuntu uje gutanga témoignage cyangwa se ubuhamya buke mu bijyanye ni gahunda turimo muri kino cyumweru gikomeza kugeza ku minsi 100 ijyanye no kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Birumvikana rero ko uyu munsi turi ku itariki ya 9 ukwezi no kwa 4 birumvikana umwaka 2025. Nkabanje rero kuri gahunda Studio TV kugira ngo mbane namwe mbasangize ubuhamya tubereke ko tunifatanije twese hamwe nk'abanyarwanda mu bijyanye na gahunda yo kwibuka. Témoignage yanjye rero imeze gute? Muravuga muti ese ijyanye n'iki? Ni gahunda turimo bivuze ngo ubundi Jenoside ijya gutangira muri Mata 1994 iba nge nari mfite imyaka 8. Muri iyo myaka 8 rero mfite byinshi nabonye guko mind yanjye yasaga naho ikangutse. Urumva nari ntangiye umwaka wa mbere w'ishuri. Icyo gihe ababyeyi njya ku ishuri bisanzwe nkagaruka mu rugo, ariko ababyeyi bo basaga n'abantu bazi neza ibyabaga bigiye kuzabaho nk'abantu bakuru ku masantere. Ndavuga amakaritiye yandi abashyushye, ababyeyi bakajyayo, bamwe bagakora ayo manama yabaga hari bitewe n'abantu, ariko ababyeyi bakavuga ati mwebwe ntimujye muva mu rugo muri kino gihe. Tuza kubifata gutyo. Urumva mvukana n'abana 4 nkaba ngende wa kabiri, ariko twagize amahirwe twese kuba twarokoka, ariko data ntabwo yigeze arokoka. Bivuze ngo Jenoside itangira data yaraduhunganye, aduhungana turi 4, ariko igihe kiza kugera data guko yari azwi muri komine yacu. Yari umuntu wari warize construction, ibintu by'ubwubatsi. Icyo gihe murumva ko ntabwo byari byoroshye. Ari n'umuntu w'umuvuzi gakondo wacaga ibintu by'ibirimi, indwara zo mu kanwa cyane cyane iz'abana. Ababyeyi benshi bo barabizi. Yarazwe rero buri gitero cyamugeragaho kimuvumbuye, aho twabaga turi mu ishyamba twihishe mu materesekumu mu mikenke, cyarazaga gikabo cyabona ni Kayitana Desire kavuga ati Kayitana ni mumureke agende. Biza kubaho n'abana natwe urumva kamwe twagendera ku izina rya data rero aza kutwohereza, arahamagara mama aramubwira ngo aze, amutumyeho undi mukecuru witwa Consolata. Aramuhamagara mugati mama ze atwara abana guko we abona ko inshuro arokotse urupfu bishobora kuba bitazamworohera. Mama rero araza aradutwara atujyana kwa nyogokuru. Atujyanye kwa nyogokuru tubayaho mu minsi mike. Mama we muri icyo gihe yabaga ari udakorwaho, ntiyakorwagaho muri icyo gihe, ariko rero kuba atarakorwagaho birumvikana icyo gihe cyo bamwitaga, ariko siko yitwa ubu ngubu. Ndagira rero mbabwire ko natwe twaje kuzuba turi kwa nyogokuru, ariko igitero cyari kiyobowe n'uwitwa Sakramu. Ndamuzi cyane, we yaraje noneho mu nyogokuru aradufata. Urumva kuduhisha, hari ukuntu batekaga bashinze amashyiga 3 bagaterekaho inkono. Ubwo nge nicaye, banshize muri ayo mashyiga 3 mu ivu, ndicara. Maze kwicara afata inkwi z'imyase bazindenzaho. Ibitero rero byarashakishaga mu iprafo hose mu nzu hehe, bagenda batunga n'amatoroshi, ariko nza kugira amahirwe. Itoroshi, umwangazo w'itoroshi ari ukuntu guca mu maso gutya, ukaguca mu maso ugatambuka, ariko ukabona ko ari umwangazo w'itoroshi ukubonye. Ibyo rero byambayeho, ariko nza kabyose. Niyo mpamvu rero naje hano kugira ngo n'abandi banyarwanda bose muri rusange bahuye n'ibihe nk'ibyanjye mbasaba kwihangana, kandi ukaba
wakiremamo icyizere, wakiremamo icyizere cyo kubaho, ukaba uzi ko ejo uzabaho. Ntabwo kugeza ubu njye nari nzi ko naba ndiho nk'ubu ngubu, ariko ndanashima Imana ko n'abavandimwe banjye bose bariho kandi turahumeka, tumeze neza, kubera ko twagiye duhura na kansaringi z'abantu bamwe benshi batandukanye, tubwira ati haracyariho icyizere cyo kubaho, ahubwo mukomere, mukore kugira ngo muzarame, kuko ubuzima buracyahari. Igihe kibi cyaratakaye ariko igihe kiri imbere ni cyiza. Dushima rero leta y'u Rwanda kuko twiyaje no gutugirira icyizere, ibona ko turabo kuba twaterwa inkunga n'ikigega FARG, twishyurira amashuri, maze gutwishyurira amashuri benshi turiga turanatsinda, twese twarashoje amashuri. Urumva utarashoje, utaragiye kaminuza afite imanite gusa. Birumvikana ko rero ibyo turabishimira leta y'u Rwanda. Rero ni nayo mpamvu numva ko ngomba gushishikariza buri munyarwanda wese aho ari muri no minsi gushyigikira bagenzi bacu, kandi twibuke tunibaka nkuko ariyo gahunda ya leta. Rero iyo ntaza kugira abanyarwanda muri rusange ngo bambe hafi bagerageze kunkansuringa bananyigishe, ntago nari kuba ngeze ahangaha aho nshobora kuba natanga ubuhamya burambuye. Nuko ari kuri kamera za Studio TV, ariko ubusanzwe no mu biganiro byo kwibuka temanyaje njya nzitanga mu mirenge iwacu. Bivuze ngo rero umunsi niyemeje kuza hano kugira ngo mbasangize kuri ubwo buhamya ho gatoya, ariko namwe mubane natwe naho muri mubashe kwibuka, mufata mu mugongo bagenzi bacu bagiye bahura n'ibibazo nk'ibi ngibi. Rero nahombye benshi bo muri mu muryango, si data gusa na shangazi yaragiye, ni byinshi. Rero nawe ubibonye warira ukurikije igihe uko byagiye bigenda. Rero bishatse kuvuga ko ugize icyo wumva wasobanuza, kuko dufite abasaza bakuru kugira ngo bajye badusobanurira byinshi tutari tuzi. Ndavuga urubyiruko ruri hasi y'imyaka 30, kuko kuri iyi nshuro turi kwibukaho ni inshuro ya 31. Bivuze ngo rero abari hasi y'iyo myaka cyangwa se guhera kuri 31 n'ibiri kumanura, abo nta kintu bazi. Rero iyo mpamvu ko ugomba kumenya amateka yagwiriye uru Rwanda kugira ngo umenye n'uburyo nawe wabyitwaramo, kuko hari benshi baba bakifite ingengabitekerezo za jenoside. Abo bantu rero akaba ari bo bantu bo kwirindwa, kuko urumva abo kuva na mbere jenoside itegurwa bagiye bashyiramo abantu virusi yo kuba bakangurira abandi kuba bakica abagenzi babo kandi babaziza uko bavutse. Bivuze ngo rero iyo myumvire mibi yagendaga iranga abantu niyo na n'ubu turimo kurwana nayo kugira ngo tuyihashye burundu. Akaba ari na acyo dukesha iyo myumvire ku bakuru bacu b'igihugu, ndavuga nyakubahwa Perezida wa Repubulika cyangwa se n'abandi bose bayobozi bari mu guverinoma cyangwa se mu nzego za leta zisanzwe, uhereye no ku midugudu yibanze. Rero ubwo bukangurambaga rero bugenda bukorwa mu baturage nibwo butumye turi abo turi bo kugeza ubu ngubu. Bivuze ngo rero ni ubufatanye bwacu twirinda amagambo mabi asesereza n'iyo mvugo mbi cyangwa se ibitekerezo bibi byakongera gutugarura mu icuraburindi nanone rya jenoside yakorewe abatutsi. Nubwo hari bamwe bakibipfobya cyangwa se bakibivuga ukundi, ariko abo ngabo bo ntitubaha amatwi yacu cyangwa ngo tukore ibyo bifuza, ahubwo impamvu ni uko basanga dufite gahunda nziza, akaba ariyo mpamvu bakomeza guturwanya. Rero n'ijambo ry'Imana rirabivuga ko iyo umaze gukomera ubona abanzi benshi. Rero ntabwo ibyo byaduca intege. Nayo mpamvu rero twe twakomeje urugendo rwo kwiyubaka kandi twibuka. Rero kuri gahunda yacu aho abanyarwanda bese aho muri mukomeze kwibuka kandi mushyigikirane kandi mukomeze kumera neza. Nanjye mbifurije kumera neza. Murabona ko ibyo byose ntacyo nabaye, kubera ko abanyarwanda twese muri rusange ibyagiye bitugendekera neza. Rero icyo nagiraga ngo mbabwire kindi ni uko gahunda
iriho yo kwibuka irakomeje mu minsi 100 nubwo bizarangira muri kino cyumweru bizarangira ku itariki 13 ariko gahunda yo kwibuka iminsi 100 iriho kandi irakomeje. Rero ntituzatejuka ku ntego yacu, mudukundire dufatane mu mugongo kandi dufatane urunana, inzira zacu n'urukundo rwacu rumere nk'inzira y'intozi. Rero nge ndabashimiye ku kiganiro kimaze iminota mike, ariko mubane natwe kandi mukore subscribe, share, comment kugira ngo mujye mubana natwe umunsi ku munsi. Reka rero mugenzi wanjye nyiri Gahunda Studio TV, nashaka kukubaza, murakoze cyane ku buhamya ndetse n'amateka n'ubutumwa ugeneye abakurikirana Gahunda Studio TV. Nashaka kukubaza, ubu tuvugana waciye mu buzima nabwo butoroshye watubwiye, ndetse wariyubatse waranakomeye, ubu nawe ufite umuryango? Yego, mfite umuryango, mfite umugore n'abana 2, urumva ko abankomokera ikiryi ni 2, kandi mfite nyirabyano binihe birezi. Ubu nanjye numva ni umugabo nk'abanyarwanda. Bivuze ngo ntabwo herangwe n'amateka, ahubwo wararenze urakomera ndetse urakomeza. Narakomeje cyane ahubwo kuko numvaga ko mfite icyizere cyo kubaho, ari nayo gahunda ya leta. Naravuze ngo ngomba gukora ahubwo nkaba umugabo, n'abari bashyigikiye ibyo bikorwa byagiye biranga abanyarwanda bo hambere, bitageze biganisha u Rwanda heza nk'aho turi ubu ngubu. Bari hirya no hino bajye bumva na message dutanga, bumve ko u Rwanda uko ruri ubu ngubu ari u Rwanda rutanyeganyega kubera gahunda nziza ya leta. Reka tugushimire ku butumwa ndetse n'ikiganiro ugeneye abakurikirana Gahunda Studio TV. Nanjye ndabashimiye cyane kandi mugire amahoro y'Imana, naho ubutaha kandi nimuntumira nanone nzagaruka. Mwari kumwe na MC Mbahe Cyansi, Gahunda ni Studio TV. Bye bye. Murakoze.